iyo uri umunyabwenge Imana igutuma nk'umunyabwenge, waba igicucu Imana yagutuma nk'igicucu. Njyewe Imana itanzamuye nishire ku rwego rukomeye rutuma abantu bose babasha kunyemera bakemera ko mfite Imana, ntago icyo gihe ntago Imana yantuma ngo nimvuge ibi bintu ku gihugu nibi ku gihugu ngo nyemerere. Hari igihe abantu bakora ibintu bikagaragara ko harimo ubwana, bikagaragara ko harimo inzara nyinshi, bikagaragara ko harimo gutwika. Azo umuntu uhanurira umuntu akamuhanura kuri YouTube, wumve ko kumuhanurira gutyo byerekana yuko utanamugeraho. YouTube ntago ari platform y'ubuhanuzi guhanuriraho abantu utabasha kugeraho. Hara Imana ifite abantu yarotesha, ifite abantu yabwira, ifite abantu yakoresha. Wowe hanurira abo muhuye, abo bakiri ku rwego rwawe, wisimbuka please. Muri ijambo ry'Imana dukeneye, mu murimo w'Imana dukeneye guhugurwa, tugahugurwa pe. Reba Eliya yari umuntu uhanurira abami bitewe n'amavuta yari afite, bitewe n'ibimenyetso yari afite. Igihugu cyaramwemeraga kikamwemera nk'umuhanuzi w'igihugu. None wowe uracyari ku rwego rw'icumba, uracyari ku rwego rw'imisozi, uracyari ku rwego rwa quartier, urimo kuvuga iby'igihugu gute? Hari abantu twongeye kubasuhuza, muraho neza mukabyaramwe. Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane muri Kristo, ndanezerewe cyane ko mbonetse kuri iyi channel nanone. Channel Imana yahaye umugisha ngo mukurikire ijambo ry'Imana, mukizwe, mubohoke, mugire umugisha. Ayego ko Mana yanjye, tuba tubasengera ngo muryame murote neza, tuba tubasengera ngo muhahe muronke, tuba tubasengera kugira ngo ibyiza byose Imana itanga bibanze kuri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo. Daniella ibice 12 umurongo wa 13 haravuga ngo nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi ukazahagara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Amen. Niki nshaka kubabwira uyu munsi wa none? Uyu munsi wa none ndashaka kubabwira ibintu nyabuna ni impuguro, kandi munyemene mbahuguri, kandi nuko nimbahugura muhugurike mu izina rya Yesu. Njya numva urugero Libu yafunze yahamagaje abahanuzi ndetse rimwe na rimwe ikabafunga, noneho ikabafungira ibintu byinshi bitandukanye, wenda ibifite ibyibafungira, kandi sometimes rimwe na rimwe ushobora gusaha ugasanga bafite rezo. Akenshi na kenshi Imana iba yabatumye cyangwa se ikabatuma kubakomeye, niko bavuga, sinzi nimba bari byo nibyo. Ariko bino bintu by'Imana, uyu muhamagaro bisaba kurerwa, bisaba kukuriramo, bisaba gusobanuza neza, bisaba. Reka nkwereke urugero. Iyo umuhinzi ntashobora kujya guhinga adafite isuka, kandi ntashobora kujya, niyo aba afite isuka atafite umurima, guhinga kwe ntago yaba agiye guhinga. Ndetse niyo aba afite umurima akaba afite n'isuka, agomba gushaka imbuto. Ibyo byose nibyo bituma abasha guhinga. Natwe rero mu bakozi b'Imana, y'Imana iguhamagaye, iguha impano, imaze kuguha impano ikwereka aho igutumye, imaze kukwereka abigutumyeho iguha n'imbuto cyangwa se n'ubutumwa bwawe bw'umwihariko ugomba kugeza hariya. Rero iyo Imana izagutuma mu bakomeye, byanga byakunda Imana iragukomeza cyangwa se ikakuzamura ikakwegereza abantu bakomeye. Ni ukuvuga ni urugero rutoya, ni ukuvuga ngo Imana yararebye ibona hari ikintu izabwira Farawo. Imaze kubona hari ikizabwira Farawo kandi ibona izakinyuza muri Yosefu. Yosefu icyo gihe yabanaga na bene se, akabana na se i Kanani. Hanyuma bene se bamugirira ishari, bamugize ishari baramugurisha muri Egiputa. Kumbi biza guhinduka inzira z'Imana zo kugera muri Egiputa, kuko baramuguze bamugurisha bamugurishije kwa Farawo neza.
aragenda aba umugaragu wo kwa Farawo, aragenda acunga ibyo kwa Farawo. Nuko ariko Imana ifite umugambi wo kugira ngo ari wizanyuzamo ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa agomba kuzabwira iki umwami. Ni ukuvuga ngo hari abandi bantu b'abanyabwenge n'abandi bantu bo hasi, ariko Imana ntabwo yagombaga kubibabwira cyangwa se kubibanyuzamo kubera yuko batari hafi ya Farawo. Imana yagombaga kubinyuza muri Yosefu, kandi Yosefu yari hafi ya Farawo. Yosefu abanza ahabwa ibihamya bigaragara yuko ari umukozi w'Imana cyangwa se ari umunyabwenge, cyangwa se ibyo avuga bigomba kwizerwa, kubera ko yageze muri gereza maze gufungwa. Murabizi byose, amaze guhura n'uriya mudamu wa Mukapotifara ashaka kumwifuza ngo basambane, Joseph akabyanga. Nta kindi cyabaye, bahise bamufunga. Bamaze kumufunga agezeyo ahanurira umugabo, aramubwira ati wowe mwebwe muri babiri murasohotse, uyu umwe azapfa ariko uyu nguyu wazakira. Uko abivuze niko byagenze. Hanyuma rero ngo umwami aza kurota inzozi arazibagirwa. Amaze kuzibagirwa abwira abakonikoni bose ati bamwibutse inzozi, baranga, ntibabishobora kubera ko batari bafite uwo mwuka w'Imana. Hanyuma aravuga ati murapfa pe, izi nzozi nimutazibuka kandi muri abakonikoni murapfa mwese. Ariko wa mugabo wakize, wa wundi yahanuriye yuko azakira nasohoka bagiye mu kuburana, abwira umwami, aramubwira ngo hariya muri gereza hari umugabo bita Yosefu, ngo namubonyemo umwuka w'Imana, yambwiye ibintu birakunda. Hanyuma umwami aravuga ati mumuhamagare. Baramuhamagara. Bamaze kumuhamagara birumvikana, amwibutsa inzozi kubera ko yari afite umwuka w'Imana, ndetse amuha n'intsinzi. Amaze kumuha n'intsinzi, bituma umwami amugira igisonga cya mbere ciwe, kugira ngo abashe, yararebye aravuga ngo nta wundi nashinga ibi bintu mbwiye usibye wowe. Ureka turebe n'urundi rugero rwa kabiri, tubanze turebe Daniella ari mu bantu bari abahanuzi, ndetse bakaba abahanuzi mu bwami bwa Nebukadinezari n'ubundi bwami bwamukurikiyeho bwose. Imana yakoze iki kugira ngo abashe kuzaba umuntu uhanurira abami? Icyambere yamuzamuye ute? Igihe bari abanyagano, umwami yaravuze ngo ndashaka abagabo 5 baze biga ikikarudaya n'ibindi byose. Muri abo 5 rero harimo Daniella ntabwo ari umuhanuzi ako kanya, ahubwo yarasanzwe ari umuhanuzi. Aragenda yiga ikikarudaya, amaze kwiga ikikarudaya aba umunyabwenge, agira igikundiro, umwami aramuzamura. Hanyuma umwami aza kurota, amaze kurota arabiyoberwa, ariko amaze kumva ibyo bintu byose, nuko Daniella bega umwami yavuze ngo ibi bintu mugomba kubinyibutsa, nimutabinyibutsa murapfa. Daniella aravuga rero, mwami waretse tugasenga nkasobanuza ko nshobora kubimenya, nkasobanuza Imana, nkabwira Imana yanjye, Imana y'Abayuda. Daniella aragenda arasenga, Imana imuhishurira byose. Umwami aremera, avuga ati kweli ibyo uvuze nibyo. Bituma ubuhanuzi bwiwe bukiza abari bagiye gupfa, ndetse nawe bimuha promotion, binatanga igikundiro, ndetse n'Imana y'Abayuda kuzamurwa hehe i Babuloni. Turebe mu isezerano rishyashya. Mu isezerano rishyashya turasanga umugabo bitaga Sawuli yaje guhinduka Paulo. Uwo mugabo bita Paulo, Imana yamubwiye ngo ugomba kumpamiriza mpaka no mu bakomeye. Paulo rero yanyuze mu nzira zikomeye, yatangiriye hasi, agenda azamuka ajya mu nkiko, ava hano ajya mu handi, ava hano ajya handi. Imana iramuzamura kuko rero tumwe hehe mu bakomeye. Rero hari ibintu bisekeje, iyo umuntu ari igikongoro akaba atazwi, yarangiza ukumva aravuze ngo Imana yantumye ku muperezida uyu n'uyu, ngo ngiye kumubwira, cyangwa se ngo Imana yambwiye kuri ibingibi ku gihugu, ibi nibi. Kandi nibura wowe ubwawe n'itora rusengeramo ntirirakwemera nk'umuhanuzi, n'umudugudu nturakwemera nk'umuhanuzi, none ugiye kumuhanuza uhanurira igihugu gute? Oya, nimba umwuka wawe wakubwiye ibyo ngibyo ntakagushuke, ujye umwangira, arimo araguteza ibibazo bikomeye.
arimo araguteza ibibazo bikomeye. Level umuntu hariho Imana ifite mu ba ministry ifite abakozi bayo, ifite abantu bakishijwe bafite umwuka w'Imana, bakishijwe basenga biyiriza ubusa, bazi ibyo barimo, bageze hariya mu bakuru b'ingabo barimo, mu badepite barimo, ahantu hose barimo. Rero abegeranye n'umukuru w'igihugu, abo nibo bakwiye kuganira n'umukuru w'igihugu, kandi agomba kubemera, kandi bafite n'ubwenge bwose, kubera ko ntago wagera hariya udafite ubutware n'ubwenge bw'Imana. Byatuma uwo muntu uvuze ibyo ngibyo n'umukuru w'igihugu icyo ari cyo cyose abasha kumwumva akamwemera, ndetse uwo muntu ukomeye ibyo yavuga byose ku gihugu bikaba byabasha kugira gute kwemerwa. Njyewe Imana itanzamuye nishire ku rwego rukomeye rutuma abantu bose babasha kunyemera, bakemera ko mfite Imana, ntago icyo gihe ntago Imana yantuma ngo nimvuge ibi bintu ku gihugu nibi ku gihugu ngo nyemerere, kubera yuko hari urugendo rukomeye ntari nageraho. Umudugudu wanjye nturanyemera nk'umuhanuzi, akarere ntikaranyemera nk'umuhanuzi, none ngeze ku rwego rw'igihugu gute? Icyo gihe rero iyo urenze amastepu ni hahandi ashobora kuzaho ingaruka. Jewe ntago natinye, ntago nabeshya. Umwuka aramuza bimbwiye akambwira ati igihugu ndabona hari ibibazo bigiye gutera ibiki, kandi ubwira umukuru w'igihugu ibi n'ibiki nadakora ibi ngibi baraje bamuhirike ku buyobozi. Nambwira ati Imana reka ibyo nabyo navuga. Iyo uri umunyabwenge Imana igutuma nk'umunyabwenge, waba igicucu Imana igutuma nk'igicucu. Nambwira ati reka ibyo nabyo navuga. Hari gitwaza uriya yabasha kubona audience yo kugera ku mukuru w'igihugu. Hari ba Poso Masasu n'abantu bakomeye, hari ba Antoine Rutayisire, hari mu bategetsi hari abandi bari bubibwira. Njyewe unyihorere banze unkoreshe muri aba ngaba tukiri kuri level imwe, naho winzamura intera ntari nageraho, kubera ko aba ngaba bari ku rwego ruri national rw'igihugu. Hari abantu bari ku rwego rw'igihugu, njyewe sindi ku rwego rwa quartier ngo hanyuma ngo ntangire ngo mvuge ibi nibi. Nta bikorwa bihambaye, nta matorero mfite, nta bantu mfitiye umumaro, nta bantu mfitiye umumaro bashingiyeho kubaho kwabo gushingiye ku mirimo Imana yankoresheje cyangwa yampaye. Hanyuma ngo mvuge ibi ngibi ngo nuko abantu ngo bamaze ngo abantu bari kumbwira ngo ndi umuhanuzi ngo cyangwa nabonye ibi nibi ngo nageze gute ngo ndashaka views ngo abantu barakunda ngo abantu baze kugira gute ngo ibinyamakuru byatangiye kumpamagara ngo biki nibiki. Apana, sibishoboka. Ariko nibigera ku rwego nanjye ubwanjye n'abandi bantu, urwego rwo kugera ku bakomeye, urwego rwo kubanziranye n'abakomeye, urwego rw'ibigwi, icyo gihe navuga ngira nk'igihugu, kandi igihugu bagatinya Abayuda. Hari n'igihe bashaka gufata Paulo ariko bagatinya Abayuda ko batera amabuye cyangwa se bakigaragambya. Hari imbaraga rero, hari level rero umuntu ageraho akabasha kuba yahanurira igihugu n'abantu bakomeye. Hari n'indi level uburiho ukaba utakwiriye kujya aho hantu. Njyewe rwose Imana ivuze ngo irantumye ku mukuru w'igihugu meze gutya muri iyi level. Hajya n'amahirwe nkamubona amubwira atumva Imana yahari byambwiye, ariko jyewe nyihera amafaranga ngende nirire nibereho. Ntago nje kukubwira ngo ibintu biteye gutya, ngo biteye ubwoba, ngo birakaze. Ntabyo nakirwa nkubwira ngo nabonye igiti ngo kiranduka ngo kikubita hasi. Ntabyo nahavuga njyewe. Nabati nyihera amafaranga nigendere, nyihera ndisonzeye nirire nihagire, ubundi urakarama nta bindi. Nibwo butumwa bwo namuha, naho ubutumwa bwo bw'ibindi nimbanze ubwo mfite nabo nkwiriye kubuha sindabasoza. Ntibaranabwemera, ntibarananyemera neza. Hanyuma muri yawe niba uzanyemera cyangwa bari abakomeye nibo bazanyemera. Hari igihe abantu bakora ibintu bikagaragara ko harimo ubwana, bikagaragara ko harimo inzara nyinshi, bikagaragara ko harimo gutwika.
bikagaragara yuko byanga byakunda si umwuka wayimubwiye ahubwo na Satani yamuvangiye kubera ko umwuka azi ubwenge, Imana izi ubwenge, Imana izi ubwenge. yavanye Yosefu iramuvana iwabo imugeza kwa Farawo aho babasha kuvugana talk to talk, face to face, bakavugana. Danieli yari umuntu uvugana n'umwami direct, nta wundi muntu wivanzeho. Muri iri jambo ry'Imana dukeneye, mu murimo w'Imana dukeneye guhugurwa, tugahugurwa pe. Reba Eliya yari umuntu uhanurira abami bitewe n'amavuta yari afite, bitewe n'ibimenyetso yari afite. Igihugu cyaramwemeraga kikamwemera nk'umuhanuzi w'igihugu. None wowe uracyari ku rwego rw'icumba, uracyari ku rwego rw'imisozi, uracyari ku rwego rwa karitsiye, urimo kuvuga iby'igihugu gute? Hari abantu bari hejuru, hari ba Danieli hejuru, hari ba Yosefu hejuru, hari ba Eliya bafite ijambo ryumvikana gute? Oya nawe ubyumve. Yes, hanurira abo muri kumwe bakiri ku rwego rwawe. Imana ikuzamura kugeza ahandi. Imana ikuzamura kugeza ahandi. Nugera kuri rwa rwego ubasha kuvugana n'umuntu face to face, cyangwa se n'umuntu ubwi wagukenera bitewe n'ibintu ukora, cyangwa se n'ibitewe n'amavuta amaze kukujyaho. Icyo gihe rero Imana izakunyuzaho ubutumwa zabwumva, anabigusobanuze neza, anabikubaze neza. None wowe uricara kuri televiziyo, kuri kamera cyangwa kuri YouTube, ngibimeze gutya ukabwira umuntu kuri ibibazo umuntu uhanurira umuntu akamuhanura kuri YouTube. Wumve ko kumuhanurira gutyo byerekana yuko utanamugeraho, kandi hari abantu bamugeraho banaganira babahanuza. Urumva atari ubuyobe koko? YouTube ntabwo ari platform y'ubuhanuzi guhanuriraho abantu utabasha kugeraho. Hari Imana ifite abantu yarotesha, ifite abantu yabwira, ifite abantu yakoresha. Wowe hanurira abo muhuye, abo bakiri ku rwego rwawe. Wisimbuka please, wisimbuka. Kandi nunyumva uzakizwa, kandi nunyumva uzazamuka. Kandi ikindi cyose ubuhanuzi bwose buragenzurwa ngo bimenyekane ko byaturutse ku Mana. Iyo byaturutse ku Mana urabimenya. Imana iguha ibimenyetso bitari kimwe, bitari bibiri, bitari bitatu, bitari bine. Guhanurira igihugu si ugupfa kuvuga ngo bireshe kuri kamera gusa, cyangwa se guhanura abakomeye. Hari ibimenyetso byinshi cyane, hari ibimenyetso byinshi cyane bigaragara ko ibyo uvuga Imana ari ukuri guturutse ku Mana kandi bizabaho. Eliya yabonye ibimenyetso, hagarikaga imvura igahagarara. None se wowe ntabwo urahagarika n'imodoka ku muhanda? Eliya yishe abahanuzi ba Bayali. Wowe nurabwiriza n'abantu 1000 mu Rwanda ngo bakizwe. None ubwo urumva ibimenyetso ufite bihagije ku buryo waba umuhanuzi w'igihugu koko? Rero mwere kwiyahura, mwere kujya mu bintu bitagize. Ndimo ndabahugura nka mwene se nubwo mudahugurwa cyangwa mutazanabireba ngira ngo, ariko niba uno butumwa nibukugeraho ujye ugenzura ibyo uvuga, cyane cyane kuri izi platform. Izi platform ni platform tubwiraho abakishijwe n'abadakishijwe, abazi Imana n'abatazi Imana, abazi iby'umwuka n'abatazi iby'umwuka. Rero ugomba gutanga ubutumwa buri general, apana buri not particle, butari particulier, butari ku ruhande rw'abantu runaka. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi Imana y'amahoro ibagirire neza. Mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni IHIRWE TV, wibuke gukora subscribe. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen.